kangahe ese mumeze mute vuga ati tumeze neza isose zimeneze ko umeze neza vuga ati oya ntabwo umeze neza impamvu haracyahora pepa utugane tugufashe tukurangire business ukora aho waba uri hose ufite yose nibisaba ibyangombwa nibisaba amashuri w'ikintu tugusaba ni kimwe nukugera kuri office yacu bakurikirana ibyo tukubwira wahamenye hehe no kongera guhura n'ubukene aho ndakubwira tuhageze nawe wabasha kuba wakunda harangwa ni byiza gusa twamagara icyo twandikira kuri izi nimero zikurikira ubundi tugufashe Gana Company Group. hano shahireze cyane cyane uko twano tsindukiye ngumwako ushe kunshakira iki je gusa amafaranga 50 nakugushije wowe nose wawe ngushe bivuze kunzindukira ngumwa kwa murazi we nose twanguzindukiye none umuntu ari twarinzira kandi ufite amafaranga wowe nose ibyo bishatse kuvuganisha kuki kunyishyura ndayo mfite urayamba ko neza cyangwa nabi wakoresha nabi ya mbere no basi nimwe ndashaka kuyamereza mbigiye nzana kuyashikirira naho ubundi ubungubu ndavanya twaye ukunga simwerese kiye ukora ndi back ndayikebaho wapi ushaka iki kungwigi uba wasasa kwini mufata amafaranga gawa mutazosa kwa nyoko ngo sangahe saa 11 ntarifi ubwo nurenzo ni seconda rimwe korona bizakubera ingora bahize saa 11 zuzuye zitarenzeho na materialist ndabagutoze nutayabona turareba ko tubigenza kose cyane ariko uri umugabo w'imbwa ntarifi ibyo ryo ari Kristo ujyanje no mwijana n'icyo uzajyanayo